Hello guys, so nk'uko bisanzwe kuri iyi channel tubasangiza video zijyanye n'uko wakoreramo amafaranga ukoresheje telefone yawe. So uyu munsi ngiye kukwereka uburyo bwiza rero ushobora gukoresha telefone yawe cyangwa se mashini yawe maze ukaba wakwinjiza amafaranga mu buryo bworoshye mu bintu ukora bisanzwe nko kureba amafoto cyangwa se kureba video. So nk'uko mubibona aha ngaha hajya ngo ndimo kureba amafoto. So ndimo kureba amafoto hajya ngo ariko ndi kuri Facebook cyangwa se ku zindi social media zose musanzwe muzi nkaho umuntu ajyaho akareba amafoto. Murabona ko ndimo kuzamura ndeba amafoto ni ibintu byoroshye cyane ndetse n'amafoto ngiye nshaka kureba, ariko ibi ngibi igitangaje nuko ndimo kubikora nkanakorera amafaranga. Uramutse uzamuye hariya bahita bakwereka ahantu ukora login. Aha ngaha ikintu cya mbere uza gukora numara kujya muri no application uza gusanga link muri description y'ino video. Uraza guhita ukora icyo bita account, uraza guhita ukora login. Uraza aha ngaha ukore login cyangwa se uyandikisha ukoresheje Facebook cyangwa se ukoresheje Google. So aho baza kugusaba referral code uraza kwandika iyi ngiyi ubona muri screen yawe. Iyi ngiyi yandikamo hari amapoint uza kubona ayo mapoint kandi uko yongera niyo agufasha kuba wabona amafaranga ukaba wanabikuza bitakugoye. So icyo usabwa rero ni ukuza ukadownloading ino application maze ugakora account. Murabona ko nayo mfiteho 0 gusa ngiye kubereka uburyo ano mafaranga uyakorera. So mon cher, ino ni application ya mbere nzi yizewe cyane kubera ko uko ubikuje ako kanya ukibikuza ukoraho rimwe amafaranga ahita agera kuri account yawe. Ibi ngibi murimo kubona ko ndi gukora ni customization, ni ibintu ugenda ukishyiramo gusa byo si ngombwa cyane. Ushobora kubishyiramo ugakora save bikarangira. Noneho icyo ngiye kubereka ni uburyo ano mafaranga uyakorera. Ntabwo bigoye cyane gusa nta nubwo byoroshye cyane kubera ko n'ubundi ni ibintu ukora buri munsi nko kujya kuri Facebook kwirebera amafoto cyangwa se kuri Instagram ukareba amafoto. N'ubundi nino application nibyo ukora. Usangaho amafoto, icyo usabwa ni ukuyikoresha n'ubundi nko gukoresha izindi social media ukareba amafoto. Gusa uko ubikora hari amafaranga ugenda winjiza. Uko ugenda uzamura amafoto hari amapoint ugenda winjiza. Urabona ko ndimo kuzamura ntabwo bigoye, nta kindi kintu ndimo gukora ndetse nta n'ikindi kintu usabwa gukora. Reka nsubire inyuma ndebe kuko niba hari amapoint ninjije. Murabona ko aha ngaha amaze kwinjiza amapoint 3. Amapoint 3 angana na 0.03. Ni amafaranga make cyane kureba amafoto. Ni nk'ifoto imwe ndebye ikahita ibarwa. Uburyo bwo kubikuza rero ni ugukoresha PayPal cyangwa se gukoresha bank account. Nibwo dushobora gukoresha cyane mu Rwanda nyine nzi cyane. Gusa n'uburyo bundi buno buryo bwa Paytm nabwo barakora na Google Pay ndetse na phone e. So ushobora gushyiramo aha ngaha account yawe maze ugahita ubikuza. Uburyo bworoshye bwo kureba amafoto no kureba video ushobora kukoresha ukinjiza amafaranga. So rero ngiye kubereka uburyo wa downloadinga ino application. Ikintu cya mbere usabwa ni ukureba link muri description cyangwa se utareba muri link ukajya kuri Play Store ugasearchinga application yitwa Daily Status. Ni iyi ngiyi ukayishyira muri telefone yawe ugakurikiza step nakweretse muri no video ugatangira gukorera amafaranga. So niba uri mushyashya rero ndagusaba kugira ngo ukore subscribe kugira ngo uzagende ukurikirana n'izindi video tuzagenda dutambutsa.